Garagara abanyamuryango ba Pi Network bagatangira kuyikoresha bakishimira nyine iryo terambere Pi Core Team yaba ibagejejeho. Hari abenshi bashobora kutazagera mu mikoreshereze y'iyi Pi Dex ndetse n'indi mishinga Pi Core Team irushaho gutegura. By'umwihariko umushinga wa Pi Network ni umushinga ubamo abantu benshi batandukanye kandi b'ingeri zitandukanye, aho usanga benshi barimo nyine abashaka kuba batwara utuntu tw'abandi mu buryo navuga ngo bw'ubujura, cyangwa se n'abandi barimo ariko badasobanukiwe neza blockchain muri rusange. Hari igikorwa tugiye kuganiraho rero kirimo kiraba, cyangwa se yenda nawe ayo makuru cyangwa n'amafoto tugiye gukoresha harimo ayo wabonye, uraza kuza gusobanukirwa amayeri menshi kandi akabije ashobora kuba yakoreshwa akaza gutuma utagera kuri byinshi Pi Core Team irushaho gutegurira abanyamuryango. Amakuru mashya ariko tugiye gushingiraho muri iki kiganiro cya none nuko muri Pi Network nk'ibisanzwe hari kwitegurwa Pi Dex launch iri hafi kuba, maze abanyamuryango bagatangira kwenjoyinga cyangwa se kwishimira ibijyanye n'uburyo bwo gukora buy na sell ya Pi mu buryo bwa Web3. Buy and sell ni igice nyine cyo kugura no kugurisha ariko bigakorwa mu buryo bwa Web3. Ni nako nguha ikaze hano ni kuri Rugwiro Zone Official. Ibiganiro byacu byibanda ku mafaranga ashingiye ku ikoranabuhanga rya blockchain. Ibyo tubirebera hamwe kugira ngo twongere ubumenyi, twinjire mu isi ya Web3 tubibyaze umusaruro. Ibi ngibi bivuze iki mu magambo arambuye? Ibijyanye na Pi Dex izaba ishinzwe iki, abantu bari kuyihomberamo bate? Ni byinshi tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Icyo usabwa no kuza kubana natwe. Nubwo twabisobanuye mu biganiro byacu bitandukanye, reka tubisubiremo ko Pi Dex ari decentralized exchange. Dex izaba iri imbere muri ecosystem ya Pi Network ecosystem. Ibi bisobanura ko uzajya ugura cyangwa se ukagurisha Pi utari kunyura ku mabank cyangwa se izindi exchanges listinze iri faranga rya Pi nyine. Trading izajya iba mu gice cyitwa on chain, amafaranga azajya agenda direct kuri blockchain. Ibi ngibi bitandukanye rero na exchanges zisanzwe kuko nta muntu n'umwe ugenzura system yose. Mu ma exchange asanzwe nabwo nta bugenzuzi bukorerwamo, ariko hashobora kubamo ibikorwa nyine by'abagize iyo exchange, by'abayobozi nyine bizo exchange mu nyungu zabo bwite, hakazamo ibijyanye na manipulation, volatility n'ibindi. Aha rero tugiye kurebera hamwe ikijyanye na native liquidity, icyo bisobanura mu rugendo nyine rwa Pi Network. Amakuru mashya haravugwamo ikijyanye na native liquidity. Ibi bivuze ko amafaranga azaba ari imbere muri Pi ecosystem, abantu bazajya bashobora gukora trading byoroshye. Price ya Pi izajya igenwa n'abayikoresha ubwabo. Ni ukuvuga ngo hano bashimangiye ko uko njye nawe ducunga izi coin ni nako zizajya zigira agaciro. Ibi rero bizafasha Pi kugira market yayo yihagije kandi idakeneye exchanges zo hanze nk'uko bigenda bigarukwaho nka OKX, Bitget, Mexes n'izindi nyinshi zitararistinga Pi. Zishobora nyine kutazongera gukoreshwa ku kigero nk'uko zakoreshwagaho mu gihe iyi Pi Dex yaba itangiye. Reka turebere hamwe ikijyanye na on-chain trading n'icyo bivuze mu masegonda make, hanyuma dukomerezeho no gusobanura ibindi. On-chain trading bivuze ko ibikorwa byose bizajya byikora ariko bigakorerwa kuri blockchain, bikagaragara mu buryo busobanutse, bigatanga ubutabera kandi ntihagire ikintu na kimwe bihinduramo, cyangwa se nta muntu n'umwe wemerewe kugira ikintu akoramo mu buryo bujyanye na editing cyangwa se guhindura. Ibi ngibi rero bituma trading igira icyitwa transparency kandi ikaba iri secure, ikaba inizewe kubera ko ibyo byose nyine byaba bimaze kuba byakoreshwa. Ese Pi Dex ishobora gufasha agaciro ka Pi kuzamuka? Hani naho hari ikibazo ku bantu benshi bari mu mushinga wa Pi Network. Niba Pi Dex itangiye gukora neza, ibi bishobora gutuma Pi ikoreshwa cyane, abantu benshi bakayikoresha, hanyuma ecosystem yayo igakura. Ibi ngibi bishobora gutuma rero utility yayo yiyongera, akenshi agaciro k'ifaranga gashobora guhita kazamukira ahangaha. Ariko nanone price ntabwo irashyirwa ku mugaragaro kubera ko biteganijwe ko ishobora kugendera ku bintu byinshi birimo supply and demand ndetse n'umubare w'abantu bakoresha iyi Pi Dex cyangwa se n'ibindi byinshi bishamikiye kuri Pi Network. Nk'uko uri kubibona rero, hatangiye gukwirakwira amafoto yasakaye ku mbuga nkoranyambaga arimo ibijyanye n'ibinyoma by'uko hari uburyo ushobora kuba
wacuruza izi payi ku giciro cya GCV nk'uko chat iri kugenda ibibereka. Iyo foto ntabwo yakozwe na core team cyangwa se ntabwo ari screenshot isanzwe nyine yo mu isoko cyangwa se exchange zisanzwe zicuruza iri faranga. Iyi chat mwabonye iriho payi USDT iragaragaza last price, volume ndetse na market movement, ariko ni ingenzi cyane kumenya ko atari exchange zose zemewe gucuruza iyi payi coin, bityo mbere yo kugira ngo hatangire gukorwa ibikorwa bya trading banza wemeze neza ko iyo exchange ugiye gukoresha yizewe, kubera ko abenshi bavuze ko hari abatangiye kubihomberamo mu gukoresha ama exchange atajyanye nayo payi kwa team yagiye ivuga. Reka tuyisobanurireho gakeya nk'uko muri kugenda mubibona ku screen yanyu. Iyi foto yeditinzwe ishyirwamo igiciro cya GCV cyangwa se Global Consensus Value, aho bageneye payi imwe ko yaba iri ku bihumbi 314 n'amadolari 159, ariko impamvu tuvuga ko byaba byeditinzwe nuko mu gihe isoko riba risobanura nyine hejuru cyane ryakoze cyangwa se high iri kuri 0.17, hanyuma hasi habi yageze ubwo ni mu masaha 28 ni 0.16. Volume ya payi yacururijwemo ni miliyoni 14, hanyuma amadolari yabashije kuba yacuruzwamo ni miliyoni 2. Ibi bisobanuye ko nkuko muri kubibona kandi handitse kuri market price ari kuri 0.17. Ibi rero bishobora gukorwa bagambiriye kugira ngo bakuyobye, hanyuma ubashe kuba washyira udufaranga twawe ahantu hari muri risk. Payi kwa team ntabwo yigeze na rimwe isohora itangazo itabanjije gucisha aho inyuza amatangazo yayo hemewe hagiye hatandukanye, abapiyoniye bagenda babonera amakuru y'uyu mushinga. Niyo mpamvu rero benshi kugira ngo bafatirane babandi nyine badafite wenda umwanya wo gusoma gukurikira amakuru ku mbuga nkoranyambaga, bashobora kuba bakoresha igice bazi ko abantu benshi bategereje. Murumva nyine ko ibijyanye na GCV cyangwa se Global Consensus Value abenshi barabitegereje mu gihe kiri imbere ko payi ishobora kuba yakubahiriza iki giciro, ariko kandi n'iyi payi dex kubera ko abenshi batengushywe n'ama exchange agiye atandukanye. Muzi ko nko kuri OKX abenshi bavuga bati payi ntabwo ari kiriya giciro yakabaye iriho, no mu gihe yari irimo iristinga ku yindi exchange baherutse kugirana imikoranire mu minsi yashize, nta gihe kinini cyari cyacamo. Abenshi mwumvaga bavuga bati nta mpinduka byigeze bizana. Ntabwo byazana impinduka rero kuko blockchain itanga ibintu bimwe. Gishobora kubaho nuko nyuma y'uko igeze kuri iyo exchange ishobora kuba yakitabirwa n'abantu benshi kazamura agaciro, ariko ubundi ntabwo exchange imwe ishobora kulistinga coin hanyuma ngindi iyi listing ku giciro kiri hejuru cyangwa se gitandukanye n'ikindi yayilistinzeho, ntabwo bijya bishoboka. Aha rero ni benshi bavuga bati mu gihe kuri OKX, mu gihe kuri Mexes n'ahandi twabonye ko payi agaciro kayo kataba gahagije bibaye ariko bigumye, niyo mpamvu bagambiriye kwitabaza payi dex cyangwa se payi decentralized exchange, mu gihe ubu ngubu ahiri gucururizwa hose ari kuri payi sex cyangwa se payi centralized exchange, aho abenshi babona ko agaciro ka payi nyine gashobora kuzamuka mu gihe twaba turi gukorera ubucuruzi muri ecosystem mu bihe bitandukanye. Ni nabyo rero dusorejeho ikiganiro cyacu cya none. Gushimira we twabanye mu biganiro byacu by'uyu munsi, ndagusaba gukanda subscribe kugira ngo ujye ubona andi makuru turushaho kugutegurira. Wakoze cyane kutwumva. Imana ikurinde.